Ibanga rya mbere rizatuma video yawe iba nziza kandi abantu bayibonye bakayikunda ni ukuba yeditinze neza. Mbere yo kumenya editing banza umenye iki ngiki. Ntabwo wakora editing nziza ngo abantu babonye video yawe bajye bayikunda udafite editing materials. Ibi ni ibintu ugomba kuba ukeneye mbere yuko utangira editing. Content yari yose waba ukora ukeneye editing materials zizagufasha. Izo editing materials ukeneye hakaba harimo nka sound effect, overlay, PNG, green screen, background music ndetse na background z'imirongo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Zero twibagiwe n'ibindi byagufasha gukora thumbnail. Ni nyuma yuko twihaye intego yo kuzuza abasubscribers 3000 twabuzuza tukabahereza impano iremereye yafasha aba content creator bagitangira cyase abari kwiga ku editinga. Iyo mpano twabageneye rero nta yindi ni editing materials. Ni nyuma yuko tubonye bamwe mu banyeshuri bacu bari kugenda bashakisha editing materials barazibuze ndetse bamwe bakajya no kuri Google bagashakisha ariko ntibagire ikintu babona. Ndetse kugira ngo ukoreshe izo editing materials utunganye video ibe nziza bigusaba na application nziza kandi ifite feature nyinshi zifunguye ziri free zitishyura. Muri izo application rero twabashakiyemo iyitwa CapCut. Twe kubitindaho mu rwego rwo kwirinda ibihano kuko free CapCut Pro kuri YouTube ntago yemewe. Kugira ngo ugere kuri icyo cyumba kirimo editing materials rero biragusaba hano muri Play Store cyangwa se App Store waba ukoresha searching Telegram nurangiza uyestare. Numara kwestara ukande open nurangiza ukanda handitse start messaging uhita ukanda kuri continue nurangiza ushyiremo nimero yawe ushyiremo code y'izo nimero washyizemo. Ubwo nimba utuye mu Rwanda uraza wemeze ku gihugu cy'u Rwanda. Nurangiza ukande ku akantu gatambika kareba hirya ukande yes nurangiza utegereza akanya gatoya. Hano barahita bakwaka email yawe nurangiza ushyiremo email yawe. Numara kwiyemezamo barahita bakaka code. Niba kwaka code urahita usubira inyuma muri Gmail yawe nurangiza urebe code Telegram yohereje nurangiza uyirebe uyitegereze hanyuma usubira inyuma kuri ya Telegram nurangiza ushyiremo iyo code wabonye. Niba rangiza barahita baguhamagara bakubwira 7 wandika bakubwira 1 wandika bakubwira kangahe wandika paka urangije iyo mibare bakubwiye. Ikitonderwa hano bagusubiriramo inshuro ebyiri iyo utabyumvise ubwo biba birangiye. Kandi hano baguhamagara kuri ya nomero washyizemo. Hano ugahita ukandikamo amazina ushaka kuzajya witwa kuri iyo Telegram. Hano naho ukaza ugashyiramo igihe wavukiye. Hano rero tuba tumaze gufungura account ya Telegram hanyuma ikindi kintu ugiye guhita ukurikizaho cy'ingenzi kandi cyihutirwa kugira ngo ugere kuri izo editing materials. Bwino hano muri description y'iyi video uri kureba iyi ngiyi ndimo kuvugiramo hanyuma ukandika utu tudomo twanditse more ahangaha gutya yanditse more ahangaha. Numara kuakanda urahita ubona link iri muri description munsi yanditse mu magambo y'ubururu. Numara kwikandaho irahita kuhingukiriza ahantu harimo editing materials zigiye zitandukanye harimo background music. Ni editing materials nyinshi uyishaka kuidownloading ukanda hano handitse save to gallery hanyuma ukabona izindi editing materials. Kitonderwa banza ukanda join kugira ngo n'izindi materials tuzazushyiramo zizajye zita zikugeraho mu bambere. Nukuvuga ngo hari ukanze join iyo dushyizemo editing material ihita ikugeraho bahita baguhereza notification yo kubwira ati editing material yagiye. Rero genda ukande join hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi. Mbibutsa kandi ko iyi ari impano ya free subscribers. Nshimira cyane abantu bakanze subscribe kandi nawe utarayikandagira vuba ikande kuko nitwuzuza 4K none nzabaha impano irenze iyi ngiyi.